Tom Close ibintu uko mbivuze muri rusange mwebwe mubibamo mute se hari challenge mwahuye nazo muzova kaminga gute murakagira inkuru n'umunwa wo kwibara murakoze cyane Lambert Mungu wangu reka dufate iminota mike cyane tudukoreshe tubagezaho uburyo budasanzwe Tricia madamu wa Tom Close ibintu akoze akabikorera imbere y'imbaga nyamwinshi ndetse n'imbere ya madamu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agakora ibidasanzwe agasubiza mu buryo budasanzwe bukomeje kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka dukoreshe iminota mikeya tubibagezeho hano kuri Nit Media Kigali. Niba nta narimwe ugeze duha ubufasha bwo gukora kuri subscribe iki nicyo gihe ntugende rwose utaduhaye ubufasha bwo gukora kuri subscribe ngo ufungure inzogera cyangwa se ukore no kuri like nimba wakunze ibyo tugutegura cyangwa dusanzwe tugutegura mu buzima bwa buri munsi. Subscribe nyine ubwo bufasha ubuduhe nimba utarigeze ubuduha unafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana nimba nta narimwe ugeze duha ubwo bufasha. Ikaze ko mbivuze muri rusange mwebwe mubibamo mute se hari challenge mwahuye nazo muzova kaminga gute murakagira inkuru n'umunwa wo kwibara murakoze cyane Lambert mbanje gushima Imana yatumye mba hano kandi munyemerere nyakubahwa First Lady bashimire kuri uyu mwanya no kunyemerera kuba imbere yanyu n'umugisha. Mpereye ku byo Lambert yaravuze nibyo koko tugira indangagaciro tugenderaho ariko nitubura ibitugonga. Pasteur Didier yageze kubivugaho twagonzwe cyane n'umwanya y'umugabo namukunze cyangwa se twabanye akora ibintu byinshi ari umuhanzi akaba n'umuganga. Ngeze mu rugo rero ku nk'abagore tujyana n'imigisha nkihagera bahawe umwanya mwiza mu kazi ari nako tunabyara bituma rero umwanya uba muke. Kwa kuntu yamenyereye guhuza ibintu byinshi cyarimwe yahise atangira n'ibintu byo kwandika ibitabo, yandika ibitabo by'abana kanabishushanya bikoreshwa mu mashuri ya primaire. Hanyuma nanjye ninjira mu rugo ndi umuntu wumva ko nzajya nakira umugabo nk'umwami. Wa mugabo umwanya wo kumwakira urabura. Akajya agera mu rugo ananiwe ariko ko yabayeho akunda gufatira ibintu cyarimwe akagera mu rugo ambwira ati ngwino muri ofisi niho ngiye kuba nkorera. Ubwo nanjye imeza nayiteguye nk'iy'umwami nyine nashyize n'ururabyo rw'iroza hagati. Wa mugabo akicara muri ofisi ahantu mu rugo ati bya biryo byaruze turire hano. Ubwo rwa rurabyo ntarubonye ya masorori nkashyira ku masahane nkazana ndabireba. Ubwo niko n'abana baba benshi akaza basuza ati banze nimba suze vuba vatara karutuntu ngiye gushushanya. Ariko mbyitegereje mbona binyuranye na kwa kundi nshaka ko ibintu biryoha. Nza kwigira inama yo gusenga ndavuga ngiye kubisengera Imana nk'uburyo nabimubwiramo. Iyo dukora twumva ko turi gukorera umuryango. Umuntu ushaka kumubwira uti oroshya gatakubwa atari kufite iki kibazo sindi gukorera umuryango sa amafaranga dushaka wenda akaba yakumva nabi. Narasenze koko Imana iranshoboza mbimubwiye abyumva vuba. Ndamubwira nti ndagukeneye hari ikintu ushaka ko tuganira. Rero nubwo ufite inshingano ukaba uri gushakira umuryango ariko nanone uru rugo uri umwami. Hari intebe umwami agomba kwicaramo iruhande hari umwamikazi hari amakeya nkeneye nawe ukaba ukeneye. Ntaba bana bacu nabo baragukeneye. Wowe bigerageze ujye uva ku kazi uduhe umwanya muto urebe ka kazi uzagakora n'ibyo ukora uvuye mu kazi uzabikora kandi ubikore neza. Yanyumvishe vuba birimo Imana byose birakunda. Atangira kujya ava ku kazi n'ubundi yazaga kare ariko agahita ashaka gukora ibintu byinshi. Na ya cya gitabo yamara kugishushanya teka nsimbukire muri studio gato. Dufite abana batanu ifite abana benshi utabishyizeho gahunda biba bibi. Twashyizeho gahunda y'amasaha y'abana yo kurya no kuryama kare. Saa 2 wacu nta mwana uvuga. Ya masaha abana baryamye ni umwanya wacu turi babiri wo kuganira, ni umwanya wo kureba ibyo azakoresha mu kazi, ni umwanya wo kwandika bya bitabo, ni umwanya se wenda tunahitamo kureba na filime. Ngiye nkunda filime cyane we akayanga kubi. Akambwira ati televiziyo ntukayishyira imbere ariko haba harimo mani yavuzwe cyane ngira ngo yari yababwiye. Mani yahagera akaza vuba vuba ati cara nkore ku mukinyi duheruka kugura. Kandi yarambwiye ko televiziyo atayikunda. Ariko uwo mwanya rero tuwushyizemo byabaye byiza ku buryo n'igihe yabaga afite akazi kenshi ko gukora kubera wa mwanya yaduhaye nk'ifumbire
yaragendaga agakora ye n'abana tukavuga ngo papa ari busy, aho azazira tuzahita dukora ibi n'ibi, ugasanga abana birabafashije kandi nawe biramufashije. Mpamya cyane ko no mu kazi byamufashije cyane, abakoresha be nibareba bazasanga umusaruro uri hejuru cyane. Ikindi kintu nabonye cyiza nkimenye vuba ariko cyakonfirmye ko communication ari ingenzi. Maranye imyaka na Tom 12 ariko muri logique ye ngo akunda abantu bagenda mu modoka imwe. Muraza kundebera ko atari ukwikunda sinzi, ngo nibwo bakundana kurushaho. Tukagira rero imodoka duhuriramo twese, nge nayicaramo nkakunda indirimbo, wagakunda kumva amakuru. Uko ngezemo nkakubitamo indirimbo, nawe hashira iminota ati ntirangiye agakubitaho amakuru. Noneho rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ariko simvuge. Ejo bundi muri iki cyumweru Imana yampishuriye ibintu bikomeye. Ndamureba yinjiye mu modoka, amakuru aratangiye. Ubwo nene ndi kwimvira uturirimbo ndi muri mood. Ariko Imana iramfasha sinarakara, none ndamubaza nti jewe mbona uruha cyane. Ntigiye numva ugiye ubanza kumva uturirimbo mu mutwe hakaruka byagufasha. None haransubiza ati jewe burya indirimbo nakazi kuri jye. Hari igihe dutwarwa cyane tukibagirwa ko twashatse abantu afite n'impano nziza y'ubuhanzi. Nunda mwana uzi ko ari byo. Ati giye ndikumva indirimbo ntangira kumva he ibyuma bihengamye mastering niki, ati rimwe na rimwe hita njya muri studio kandi atari umwanya wabyo. Atari kwa makuru aranduhura mu gihe mwebwe indirimbo arizo zibaruhura. Nasanze naratinze kubibaza, iyo myaka 12 yose naramuvunye. Ubu kuva uwo munsi rero sintuma nagera mu modoka mbona tunguka hari nagezemo nakwisema amakuru. Kugira ngo bimuruhura aho rero nize ko communication si ngombwa ko mwicara muri restaurant, si ngombwa mu cyumba, ahantu hariho hose mwaganira kandi ikintu kibubaka kiborohereza mu mutwe kinatanga umusaruro ufatika. Murakoze. Reka dukoreshe udusegonda dukiya twumva icyo madamu wa His Excellence Paul Kagame yahise arenza akababwira. Tubivuze ko iyi ni media Kigali, kora kuri subscribe niba utarigeze uduha ubwo gufasha. Bavandimwe dusangiye imyemerere, nitwabura guhangayikishwa n'ibihe turi kunyuramo, aho isi yimitse kwireba, kwikunda bifata indi ntera, aho inyungu z'imiryango community muri rusange bitagifite umwanya, aho umuntu yahindutse ntibindeba, wenda ubunyamaswa n'izindi ngeso mbi zose zikabyuriraho, bigatuma za ndangagaciro z'umuryango, ibanga ry'abashakanye, ubwitange butizigama bitagihabwa agaciro. Iyi ni Niti Media Kigali, ubufasha bwo gukora kuri subscribe nimba nta na rimwe wigeze uduha ubwo bufasha. Dushimira abantu badukurikira mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo babonye umwanya wo kuza ku rubuga rwa YouTube bihutira kudusanga hano kuri Niti Media Kigali, bakabyandikamo gutyo ngo Niti Media Kigali, bakareba ibigezweho biri gutrendinga biba byatangajwe, kuko tubibagezaho kare vuba cyane.